ubushake bwawe uba ukiriho. urakoze kutugirira neza Mana ishobora byose, aka kanya turakwiyambaje kugira ngo utugirire neza Mana, tuzi ko byose twabigusabye none Uwiteka Mana nyagasani bibaye ngombwa ko dusoreza aha ngaho Mana komeza yikane kuko uri Imana kubwo Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndabona pasiteri yaje, mureke twumve ubutumwa ari butugezeho aka kanya, twumve nimba hari n'iby'Imana yamutumyeho. Haleluya, amen. muraho neza pasiteri? Muraho torero ry'Imana. Yego, nishimiye kugera hano aho muteraniye, ni heza cyane, nahakunze. Ndimo mu nzira nza Uwiteka yabantumyeho. Ubwo nazamukaga ijambo ry'Imana ryaje rirambwira ngo muhore mwiteguye. Amen. Ati muhore mumese ibishura byanyu kuko mutazi umunsi n'igihe. Amen. Kandi buri umwe wese ahora yihagazeho kuko Yesu agiye kugaruka tukajyana nawe. Amen. Amen. Ni byiza kuza gusengera hano, ndabona mwaje gusenga, harimo abakobwa, harimo abahungu, harimo abagabo, harimo abamama, ni byiza cyane, nabikunze. Ariko mumenye yuko buri umwe wese azagenda ku giti cye. Amen. Ndumva noneho rero ubutumwa Imana yambwiye ndi buze kubagezaho bwari ubwo buri umwe wese noneho ndumva mwakwitegura tugasubira mu ngo zacu kugira ngo noneho twitegure kwa kugaruka kwa Yesu. Wakoze cyane. Mwakoze pasiteri. Mwese ndabashimiye, ndumva ari ibyo ngibyo Imana yanumyeho. Mwakoze cyane kwitabira. Amen. Ariko mu magambo pasiteri yose yavuze nuko buri muntu wese agomba kugendera ku giti cye wenyine. Nta hantu nabona igiti hafi aha ngaha, ndanakibonye ahubwo. Reka nkomeze nyigire. Azi kitura igiti nigendera. Ibintu pasiteri yatubwiye nibyo. Akantu kamwe niko kamfashije, yatubwiye ngo tugomba kwihagararaho, nanjye ngomba kwihagararaho. Uko yayoboye Abisiraheli kabavutse inyanja itukura. Uzi ko pasiteri yavuze ukuri koko? Yavuze gufura amashuka ayanjye nari meka kuyafura kuri Noheli, ubu ngiye kuyashyira mu mazi, nyagumishe mu mazi, ubundi Yesu naza njabura amashuka we tutatugenda, ubundi tutagenda.